se ubundi ubu ntindakererwa mu mavu na mwuka byaramwe. Mwiriwe. Yego. Mwiriwe. Mu rugo bariyo? Yego barahari. Babwiye ko Janvier ari uko bashaka. Ya mugorera yewe hari ukuntu bagenda bihombetse ha yewe aba ni wowe musore maze iminsi numva Ukomeye cyane. yego niko niwe musore maze iminsi numva ngo waje gukodesha ngo umaze iminsi ngo wishyuza ngo ubukode bw'inzu. ubukode ntabwo ari ubukode ni amafaranga nabahaye kugira ngo basane inzu nyibemo bari baramaye preavis hari inzu nakodeshaga ku umuhanda rugiye kunsenyera ndavuga ati reka nze hano nari nzi ko mufite amazi akodeshwa ngeze hano banyereka akazu banyereka iyi nzu ngo niyo bampaye duhana igihe na madamu wawe Goreti madamu wawe twavuganye icyumweru ko amafaranga nzaza nkayajyana inje kumureba nsanga nayo ari mu tubazo tw'amafaranga nta mafaranga afite amezi abiri ngo nyuma y'amezi abiri nzagaruke amafaranga ayame ubu narinje. None se rero bambwiye ko amafaranga ubukode bw'inzu bwageze ute bwanarangiye kandi nanjye harya wamuhaye yaguhaye angahe? Yamaye 50,000. Twaremeranye 25 y'ubukode. Mwizina rya Yesu ko kuyumbi 25 kitumva niki? Rero nanjye narabaze nkurikije n'amezi wamazemo mbona ibintu byahuriyemo ubukode bwararangiye. Amezi namazemo mbona ubukode bwararangiye ngiye narabibaze neza bambwiye ko ibintu byose byagize ute byarangiye kandi nanjye mbaze nasanze ibintu kuko byararangiye kuko bakoze inzu wanga kuyijyamo. Rero nasanze nyiri byararangiye byarahuriyemo. ye baba Diako koko Diako ni muzima.